iteka ninduza guma mwihema ryawe ryera ninduza tura ku musozi iyo wawe wera nugendera mu by'ukuri agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima wawe otekare nibazi icyo ndarya nkajya gushaka akazi nako bakakanyima nyamara ako kazi niko kari kumpa ibyo kurya nyibazaho inzara iraryanasha nyibazaho inzara iraryanasha mwereke unseka shawe mwereke unseka shawe inzara iraryana. Inshuti bakunze ba Niho TV mudahwema kugenda mudukurikira umunsi ku wundi twabaye ko tugenda tubazanira impano nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu munsi nkuko bibona twemeye dukora mu masaha asa nkaho akuzemo kugira ngo dushake ibyishimo by'abakunzi ba Niho TV. Nkuko rero Niho TV murabizi nje vava nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo nzazenguruka igihugu cyose nzazenguruka amahanga yose ngenda nshakisha ahantu hose hari impano. Muri kubibona umukiri gitananga yamaze kuhagera hano kuri Niho TV. Murabyumva mukanya mugiye kumva inanga ziseka imiziki ikirigitwa twabuzane umwana w'umunyempano nuza kubona akwiye kuba yafashwa wamufasha kugira ngo tugende tuzamura impano dufatanyije na Vava ndetse na Niho TV. Yes tujya kubataramira tubahesho turabashimira rero abantu muri buze kubana natwe kugeza dutangiye igitaramo cyacu kugeza tugisoje. Yes tujya kubana n'umuhanzi aturimbira indirimbo ze ndetse n'izabandi muza kugenda muduha amanota. Niho TV kugenda tuzamura impano z'abana b'Abanyarwanda ndetse aho waba uherereye hose mu gihugu watwandikira tukagusanga kugira ngo tugende tubana nawe umunsi kundi. Yes rero turagushimiye ugiye kwemera kubana natwe dukurikire ubundi twumve uyu munyempano wacu niki atubikiye. Murakoze cyane abakunzi bakurikiye Niho TV. Ninjewe bavuze uje kanukanye kugira ngo dutaramane mbereke impano dore ko umuntu ashobora kuba afite impano ariko kubera Waze ziba zifunze ariko nagira ngo uyu munsi tubereke show twazanye umucuranzi wa mbere kandi ubizi rwose bizobereyemo nanjye ndahari nitwa amazina yanjye nitwa Kizimana Tofile ndi kumwe n'umucuranzi rero wabigize umwuga ahangaha muri kureba ni kuri Niho TV tugera kubataramira tubaririmbire kandi ngiye kubaririmbira indirimbo yanjye indirimbo ndabanza niyo nise mwinyibazaho indirimbo nanditse rwose numva hari situation ndimo reka twatangira. Iyo mbyutse kare nibazi icyo ndarya nkajya gushaka akazi nako bakakanyima nyamara ako kazi niko kari kumpa ibyo kurya nyibazaho inzara iraryanasha nyibazaho inzara iraryanasha mwereke unseka shawe mwereke unseka shawe inzara iraryana nyibazaho inzara iraryanasha iyo turi kugendana mugenda munseka ngo sinjya niyitaho kandi ari ubukene kandi ugasanga mwe nacyo mwafasha nyibazaho inzara iraryanasha nyibazaho inzara iraryanasha mwereke unseka shawe mwereke unseka shawe inzara iraryana iyi ndirimbo nyituye abantu bose birukanwe ku kazi kari kabatunze bakaba bagiye gutangira kubaho nabi nyibazaho inzara iraryanasha
nyibazaho inzara irajyanasha mwereke unseka shawe mwereke unseka shawe inzara iraryana iyi ndirimbo nyituye Porodiusa ngubu ndakora cyane ariko sinera imbere kandi ugasanga elementi yabikajije nyibazaho nzara irajyanasha nyibazaho inzara irajyanasha mwereke unseka shawe mwereke unseka shawe inzara iraryana Okay, ngiyo ni indirimbo nanditse hano turi kuri live niho TV tugera kubacishiriza iyi ndirimbo ya gospel nise izuba rirashe. Indirimbo nanditse numva imeze neza nibutse aho Yesu ashobora kugukura. Nabwiye ngo ndi umuhanzi ariko indirimbo zose ngiye navanga gospel n'izisi hose tugishyikaye kugira ngo tuzarebeho tuzagira tugafata kandi kagafatwa koko. Izuba rirashe wajuru mwami waje kucungura urihangana izuba rirashe wajuru mwami waje kucungura urihangana waje hano ku isi kubera ibyaha byanjye urambabarira waje hano ku isi kubera ibyaha byanjye urambabarira izuba rirashe wajuru mwami waje kucungura urihangana waje hano ku isi kubera ibyaha byanjye urambabarira waje hano ku isi kubera ibyaha byanjye urambabarira nubwo wababajwe wadukijije byinshi mu mitima yacu haleluya urihangana haleluya waje hano ku isi kubera ibyaha byanjye urambabarira waje hano ku isi kubera ibyaha byanjye urambabarira sinari nzi ko wambahora sinari nzi ko wambabarira yewe wajuriwe sinari nzi ko wambahora sinari nzi ko wambabarira yewe wajuriwe iryo juru mbabwira ni uwo mukunzi ajya amera imigisha iryo juru mbabwira ni uwo mukunzi ajya amera imigisha. Okay, mwumvishe rero indirimbo ni indirimbo ihumuriza abantu mu mutima ivuga ngo izuba rirashe yaje ari umwami aremera njye arankunda ataruko nari mwiza. Okay, uyu munsi batuye gutaramana tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo yambonye ivuga ngo sinyiri cyane nifuza ko babacyo. Indirimbo tugiye gutanya turirimbe iratanye ivuga ngo amaraso yamenetse. Ndagira ngo tujye guhindura game kugira ngo tuze kugena neza.
amaraso yamenetse yankuyeho urubanza yaje gushaka uwazimiye uwo ni ngewe wamubambye yaje gushaka uwazimiye uwo ni ngewe wamubambye sinkicy'abantu bifuza komba ahubwo ndikimana ishaka komba cyo nzogaruka nje kukubwira ko yangiriye neza amizina rishya nje kubabwira ko nahindutse yangiriye neza amizina rishya. Eko murakoze cyane murakumva ko dukopearinze ibihangano bibiri nubwo wese wenda hari abanzi baba baragezeyo ukavuga ati twebwe turacyahari ariko natwe twiteguye kuba twazamuka tugashyika kure. Tugere kuri iyi ndirimbo yanjye nihangiye kugira ngo dukompete se iyi ndirimbo twumvishe yambonye hanze ni gute noneho twayikopearinga niyanjye tukumva se ibihangano byanjye bishobora kuzamuka gute bigahura n'ibye. Tujye komparinga twumve ngiye kuririmba maje kuririmba yambonye ngiye kuririmba niyanjye kugira ngo mwumve se izi ndirimbo ko ebyiri zajya yanjye ngiye mu muziki nyarwanda se byagenda gute byaba bibalansingana se byagenda gute. Okay, ngiye kuririmba indirimbo nise arahaza. Yesu arahaza. Nimara kwiririmba ndaza kuririmba iyindi nise ngo tebuka wihane. Aho tugiye gutangira. Turi mwisi twe turaho mwisi ariko gakondo ni ijuru twambaye umubiri tugenda nk'abisi kandi dukenera iby'isi uyu mubiri ukenera ibiwukunga ariko turajya n'ibyunyurwa uyu mubiri ukenera ibiwambika ariko turambara n'ubyunyurwa ariko Yesu araduhaza akaduhaza iby'umwuka abenshi batubona bakatubona nk'ibihangage by'isi ariko Yesu arahaza ajya duhaza ibyiza bya gakondo arahaza Yesu arahaza Yesu arahaza arahaza Yesu arahaza Yesu arahaza ngaho nawe sanga uwo Yesu afite byishimo mu bubiko bwe yagije abantu 5,000 wowe umwe rukumbi ntiwamunanira mwuka wera nembamo mavuta yera mrembamo mavuta yera yo nembamo maze umwuka wera umweremo n'iterejuru maze umwuka wera umweremo n'iterejuru arahaza Yesu arahaza Yesu arahaza ngaho nawe sanga uwo Yesu
afite byinshi mu bubiko bwe, yagije abantu 5,000 wowe umwe rukumi ntiwamunanira. Okay, murakoze cyane mwumvishije rero iki gihangano tugiye gukomparinga ese dukurikiye kuri Niho TV ikiganiro cyambonye haririmbye ngo amaso yamenetse nanjye nkaririmba iyi ngiyi se byagenda gute, ngize amahirwe yo kuvuga ati nsoye hanze y'indirimbo ndayisohoye byagenda gute se iyi ndirimbo ya performinga gute muri gospel yahangana n'izindi gute. Murakoze cyane rero twebwe mwakurikiraga kuri TV ni Niho TV mukurikiye, nagira ngo nsoze kandi kantu kamwe ndirimbe indirimbo nise ihema ngiye kuririmba kugira ngo nayo bare dusorezaho ibajyane mu mavuta. Okay, tugiye gutangira. Uwiteka ninduzatura ku musozi wawe wera. Okay, nani kugira ngo manze numvishe umucuranzi kugira ngo amanze afate game tugendane neza. Uwiteka ninduzaguma mwihema ryawe ryera, ninduzatura ku musozi iyo wawe wera, nugendera mu by'ukuri agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nuko biri mu mutima wawe. Kuri iryo hema niho gakondo yangi, kuko yaramfashe anyicaza kuri iryo hema, arambwira ati mwana wange kuko wakoze ibyo gukiranuka, mwubakiye inzu ku musozi wera. Haleluya. Uwiteka ninduzaguma mwihema ryawe ryera, ninduzatura ku musozi iyo wawe wera, nugendera mu by'ukuri agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima wawe. Okay, murakoze cyane. Nge umuhanzi wagezagaho ibihangano byanjye nitwa Kizimana Tofile. Ushaka kandi kuba watwandikira cyangwa se wadukurikira cyangwa se waduhamagara kuri izi nomero zikurikira, cyangwa se ukaza gukurikirana keshe na keshi ibiganiro bya Niho TV. Nomero mwadushakiraho ni 0788466092, ndazisoramo 0788466092. Ushaka kuba wagira icyo utubwira kuri ibihangano tubagejejeho mwanjye nk'umuhanzi, cyangwa se uko wabonye umucuranzi wacu n'ukuntu tugenda tubagezaho ibintu byinshi byatandukanye kuri Niho TV, kandi turabakunda. Ciao ciao, mugire amahoro y'Imana. Ndagira ngari twasoza dusenga gake kugira ngo mwebwe mwamudukurikiye musozanye amavuta, kandi n'utamuzagire umutima wo kuba mwakonya kudukurikira mumeze neza, kugira ngo Imana ibarebere icyoroshye. Data mwiza rero watuniza waturagiye watunida ubugingo, warinze abantu bose bari bakurikiye Niho TV, natwe twatunize turi kugezaho abantu bawe impano twifitemo. Nagira ngo Data mwiza rero uzakomeze wagure iki gikorwa, kandi uzatugeze kure aho tutabasha kugeza amaso yacu. Data mwiza hari abenshi bagize aho bashyika, ariko natwe uyu munsi nagira ngo ubohore Data mwiza inzira z'urugendo rwacu rw'umuziki, dore ko twakiyemeje. Kandi Data mwiza iyi TV ya Niho TV nagira ngo buri munsi uko bwije n'uko bukeye uzajya ukomeza wagure mu mitima y'abantu kuba bakurikira Niho TV, kandi imigisha myinshi izajye igera kuba dukurikiye bose. Byose tubitageze mu izina rya Yesu, amen.